Iyo acyumva ari kubonamo igisubizo byerekana ko kubyara ari ubushake bw'umugabo n'umugore. Umugabo afite amamiliyoni menshi, ntabwo ari abantu mu nda y'abantu ngo nimva. Tubaye ikaze nanone mwe mudukurikira, tubibutsa ko ari MGR online TV. Nge mwanyita Gideon Kanukomi Robi, nkuko musanzwe mubizi. Twongeye kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana hano, pasteur, nkuko maze kumenyera. Ndibaza ari ntago ari umushyitsi, ariko reka tumusaba dusengera Imana. Ikoko mubyeyi mwiza, Imana yacu bwite, data wa twese udukunda twese, kandi ni koko cyane kukunda ababi n'abeza bose, ni amatungo yawe, bose turi intama zawe. Nicyo gituma tunezezwa nuko utwitaho ubuzima bwacu bwose, ukatubabarira. Waduhaye Yesu Kristo, waduhaye ineza, waduhaye umwuka wera. Ntabwo tubura kuririmba no kwibuka imbabazi n'ineza, niko Dawidi yavuze. Tugushimiye n'uyu mwanya turimo, uko ari icyo gikorwa gikomeye cyakozwe cyo kudukunda. Dusabiye umugisha iki kiganiro kigufi tugiye kugirana, gituruka mu rukundo rwawe, mu bushake bwawe. Ukiyobore kandi ukidufashemo mu izina rya Yesu, amen. Amen. Pastor, umaze kubamenyera rero ntago turi basabe kumwibwira abantu, ahubwo turabibutsa ko turi kumwe na pasteur basanzwe bazi Augustin. Ushize twakoranye ikiganiro, abantu baragikunda, ariko hari umuntu umwe wadusubije kuri Facebook page yacu. Twashizeho link, insanganyamatsiko yaravugaga ngo ese pasteur n'umukristo bapfana iki? Niko insanganyamatsiko yavugaga. Ubwo rero ndahamye neza ko umuntu ahari ashobora yadusubije atafunguye ikiganiro ngo yumve. Yesu adusubiza arandika munsi ngo bapfana amaturo gutyo. Ubwo rero ntago twize dushaka kumusubiza cyangwa ngo tumuze ibintu byinshi, ahubwo nawe nereka mbere ko tuganira ibintu byinshi musubize uwo muntu pastor, kuko ikiganiro mwagikoze mwamugenera ubutumwa. Yarase yandika munsi ngo bapfana amaturo. Ntago nzi nimba arakirebye cyangwa atarakirebye, yarekiyeho gusa nagira ngo hari muse nkumusubiza mu magambo make. Mu by'ukuri rero uyu muntu ndamusubiza, nshobora kumusubiza nk'uko ashaka cyangwa atari nk'uko ashaka, kandi nanone ndamwumva kabiri. Kuba yaranditse kuriya, ashobora kuba ataragize amahirwe yo kumva ikiganiro cyose. Iyo acyumva ari kubonamo igisubizo nyine nk'uko ubivuga, ntabwo uyu muntu yigeze abona kiriya kiganiro, yatambutse yiruka. Kandi no mu buzima busanzwe, iyo wicaye ugiye ahantu bakakwakira, iyo uri butinde barakugaburira, baragutekera, waba wirukanka bakaguha amazi ukanywa wiruka, ukagira ngo ubwo nta biryo bibamo. Ibiryo rero byateguwe cyangwa inama ziri muri kiriya kiganiro kirekire. Inama ya mbere twamuha ni ukujya kugisoma neza cyangwa kujya kugitega amatwi neza. Ariko icya kabiri ni iri jambo yavuze ngo bapfana amaturo. Reka mvuge ngo yarivugiye mu gikomere, yagivugiye mu gikomere afite ubwe. Igikomere ni ikintu kibi cyane umuntu ashobora kugendana igihe kirekire, cyane cyane iyo wakomerekeye mu rusengero cyangwa komerekera ku mbuga nkoranyambaga, cyane iyo wagonganye n'abakunzi b'amaturo kuruta ubugingo bw'abantu. Iyo aza kuba yarakurikiranye neza, ntabwo yari kuvuga kuriya, kuko yari gusanga ko nanjye ubwanjye mu buhamya natanze bwerekana ko ubuzima bwanjye bwose ntakunze gutungwa n'amaturo. Kuva ndi mu gihugu cy'u Rwanda na kera, abo twakoranye barabizi, ntabwo twakunze gushyira imbere amaturo. Icyo navuze kubirebana n'umuhamagaro n'amaturo narabisobanuye, ntabwo rero birimo. Ndetse nanjye ubwanjye hano ndi pasiteri muri kino gihugu, nta maturo mfana n'abakristo. Ubwo yashatse kuvuga yuko bapfana amaturo bakayatura pasiteri agahembwa, ariko azakurikirane neza, ntabwo abapasiteri bose batungwa n'amaturo. Icyakora amaturo ni itegeko ry'Imana. Amaturo, icya 10 n'amaturo, ntabwo ari pasiteri ubisaba. Icyakora kuko ari we babona
mu mwanya w'Imana. Bibiliya ivuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Niko Paulo yavuze mu rwandiko rwe rw'Abakorino rwa mbere ibice 5:22. Haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, bigasa naho Imana yingingira abantu muri twe. Kubera iyo mpamvu rero ntibabona Imana, bahita babona pasiteri. Akaba nayo mpamvu icyo bakabwiye Imana babibwira pasiteri. Uyu muntu icyo yavuze ngo bapfana amaturo, uruhande rumwe nibyo, kuko ijambo riravuga muri Maraki ibice ngira ngo ni ibice 2 muri Maraki. Hari ijambo rivuga ngo mbese umurongo w'8 ngo mbese umuntu yakwima Imana ibyayo. 3:8 cyangwa 2:8 byo kwibeshya kubaho, ariko tuba tukurangiyeho wabibona. Imana ikuvuga ngo mwarabinyimye. Imana ikabaza ngo abantu bakabaza ngo mwanyimye iki? Imigabane ya 10 n'amaturo. Muravumwe wa muvumo, kuko ishyanga ryose ko mungana mwanyimye ibyanjye. Iryo jambo ya pastor risobanura umuntu waryumvise nabi cyangwa adakishijwe ashobora kugira ngo pastor apfana n'abakristo amaturo. Icya kabiri nanone, umupasiteri warisobanura nabi nawe ashobora gushyira imbaraga muri byo cyane, akerekana ko ahari yaba akeneye amaturo kuruta abantu. Ariko mu kiganiro twagiranye urabyibuka twaravuze ngo pasiteri icyo apfana n'umukristo ni umushumba we, ni ubugingo bwe, aramushinzwe nk'uzamubazwa imbere y'Imana, nk'uko Paulo yabivuze cyangwa nk'uko umwanditsi w'Abaheburayo yabivuze ngo pasiteri agomba kuba maso arinze umutima w'umuntu nk'uzawubazwa. Bitandukanye rero n'icyo bita ko bapfana amaturo. Amaturo ni ikintu gitoya cyane kiri hasi. Urugero ndaruguha, iyo tubwiriza abantu ngo bihane ntabwo dushingira ku maturo. Ikindi kandi iyo tuvuga za ntama twavuze muri kiriya kiganiro, umuntu yasize umwungeri yasize 99 akajya gushaka imwe, twerekanye neza ko muri kiriya kiganiro bishoboka ko abakristo benshi mu itorero babaho badafite n'amaturo. Uyu muntu yaba arashoboye gukurikira ikiganiro yari kumenya ijambo twavuze rivuga ngo pasiteri agomba guha abakristo umwanya akagenda imbere. Icyo gihe ntabwo haba hari kiriho icyo bita mbese ni umubyeyi umeze nk'uhetse abana yabyaye. Ntabwo pasiteri n'umukristo bapfana amaturo. Icyo akora amaturo akora iki? Amaturo niyo akora imirimo. Urugero nduguye, none se niba dukorera mu nsengero, niba abantu bakodesha urusengero rukodeshwa iki? Niba se abantu bubaka inyubako zikoreshwamo iki? Abaririmbyi se niba bakoresha ibyuma bya muzika bikorwa bite? N'ibindi byinshi. Ubwo urumva ko byanga bikunda nta bundi buryo. Amaturo ni itegeko ry'Imana, ariko ni nk'umusanzu Imana yategetse. Yari yawutegekeye Abalewi, abantu bakoraga umurimo w'Imana batagira indi mirimo bafite, kugira ngo Abisirayeli bose babitange bize bibatunge. Uyu munsi kenshi rero kubera ko nta nibihari, ikindi kandi kubera ko kenshi abakora uwo murimo inshuro nyinshi bagira n'indi mirimo, abamwe na bamwe ndavuga abo Yesu Kristo abyemerera gukora ibindi, bituma badakunda guhembwa ayo maturo. Ariko ubundi banapfanya amaturo ntibyaba ari na bibi, cyane cyane ko amaturo n'icyacumi byagenewe abatambyi bo mu nzu y'Imana. Ariko ndangize mvusubiza uyu muntu ngo ntabwo pasiteri n'umukristo bapfana amaturo. Najye kureba ikiganiro neza arasanga pasiteri n'umukristo badapfana amaturo. Ndumva ngishubije. Ntabwo pasiteri n'umukristo bapfana amaturo, ndumva harasubijwe nubwo tutamuvuza izina, ariko bigaragara ko dukurikirana kandi yamaze kumva ubutumwa bwe. Harya pasiteri mumaze igihe kingana iki mushinze urugo? Nshinze urugo narushinze muri 87. Urumva kuva icyo gihe ndumva amaze imyaka 30 hafi 31 nshinze urugo. Niyo ngiye imyaka hafi 31. Ndumva atari mike. Ndumva hari mushobora kuba muri inararibonye mu bintu by'ingo, nagira ngo babaze utuntu tw'utubazo duto mu ngo. Ndahera kuri iki ngiki. Ubundi urugo ni iki pasiteri? Hari abavuga ko ari kampani y'Imana, abandi ko ari umushinga w'abantu bicara. Ubundi urugo mu rufata nk'iki? Urugo ni ikintu cyiza, ni ikintu kinini, ni ikintu kimwe ariko kibyara byinshi. Iyo mbajije ku rugo, maze igihe kinini ndi umupasiteri kandi nubatse urugo,
ndetse nagize n'igihe ntarubaka urugo nayo bayubatse ingo abagore n'abagabo igihe kinini. Urumva ko ibibazo by'ingo naragerageje kubibamo. Icya kabiri kandi nabihuguweho. Ariko mu gusubiza iki kibazo ndagira ngo mbanze mvuga ijambo ryanditswe n'umwanditsi umwe w'umunyarwanda mu gitabo kimwe ntavuga, ni washyizeho ijambo rivuga ngo kubaka urugo ni ishuri ritarangira. Urugo ni ishuri ritarangira, ntirugira umuhanga warwo, kuko ubuzima bw'urugo buhora buhinduka, kandi urugo ntabwo rwubakwa nk'uko urw'undi rwubatswe. Ingo ntabwo zubakwa kimwe, ari nayo mpamvu n'inama bahabwa atari zimwe. Nkaboneraho kukubwira yuko urugo kuvuga ko ari kampani y'Imana cyangwa umushinga w'Imana, ndagira nkubwire ngo byaterwa naho umuntu ashaka kubiganisha. Ubundi urugo nibyo ni umushinga w'Imana, ariko kuvuga ko ari kampani y'Imana no gukabya. Ubwo umuntu abashaka kubigenza ukundi byasaba ibisobanuro byinshi. Icyo tubona gusa ni uko Imana yashyizeho urugo mu itangiriro, iha Adamu umufasha, imuvuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ibi nkanjye nsezeranya abageni, tubyigisha abageni bagiye kurushinga ndetse kugera no ku munsi w'ubukwe. Ibigamijwe mu rugo hagamijwemo kumara Adamu irungu no kumumara umubabaro, hagamijemo kugwiza cyangwa kugira umuryango, kororoka. Nicyo kintu umuntu yareba, mubyare mwororoke. Ariko gutekereza umuntu avuze ngo ni kampani y'Imana byaterwa n'icyo wagamije n'ibisobanuro atanga yabayo. Ariko nanone tuvuge ngo urugo ubwarwo ni Imana yarwubatse, koko nibyo ni umushinga w'Imana, ariko ikigenderewe mu kurwubaka, ijambo navuze mbere rirankumira gutangaho byinshi. Navuze ngo kubaka urugo ni ishuri ritarangira. Umuntu wumva ibintu by'urugo abizi neza ashobora kuba yibeshye, kuko nakunze kubwira abantu ngo nujya uvuga ibintu by'Imana biri mu byanditswe byera cyangwa mu bunararibonye, ujye uvuga ntiwuzuze usigazaho abandi bantu. Impamvu ni iyi, ni uko nyuma y'ubuhanga bwawe, nyuma y'ubwenge bwawe, hari abandi bantu bakurusha kubisobanura, kandi ku muntu uwo ari we wese. Akaba ariyo mpamvu umuntu wese uvuga ku bintu yajya areka gusa naho ashyizeho umupfundikizo. Rero urugo Imana yashatse gutuma umuryango wororoka no kugira ngo abantu bahumurizanye, ababiri barutumwe, umuntu ye kuba wenyine. N'iryo jambo hakubemo byinshi, ariko kunjyana mu bintu wenda bivuga ngo ese ngo urugo ni kampani y'Imana, nanjye nakubaza ngo ni kampani ishinzwe iki? Murakoze cyane. None se undi pastor, urugundi birashoboka ko rwigira ku rundi, uvuga ngo wenda uri umuntu w'umupapa ukuze, ushobora kubwira abana bawe uti muzigire uko njye nyoboye urugo rwanjye, munyigireho uko nyoboye urugo, uko tubanye ariko munyigiraho. Birashoboka ko urugo rwakwigira ku rundi? Iki kibazo nta muntu uzi neza iby'urugo washobora kugisubiza nk'uko wenda ukibajije, ariko simbura kukivugaho bike. Birashoboka ko urugo rwakwigira ku rundi, ndetse dukunda kuvuga yuko ingo z'abantu bakuru, abantu bacyubaka urugo bigira kuba babanjirije. Ariko ikibazo biterwa n'urugo bigiraho urwo arirwo, biterwa n'urugo bigiraho urwo arirwo. Nta rugo rwubakwa nk'uko urundi rwubatswe. Urugero nduguye, iyo bivuze gutyo wagwa mu bibazo byinshi. Hari umuntu wavutse agasanga iwabo cyangwa uriya muryango umugore nta gaciro agira, cyangwa se umugabo nta gaciro agira, birashoboka. Cyangwa agasanga babaho ku ijambo rivuga ngo umugabo n'umwana wundi, cyangwa umugore n'umwana wundi. Hari umuntu wabayeho agasanga amaze kubaka agasanga kwa se iwabo wa nyina, nuvuga ngo niba ari umuhungu, nyina cyangwa bashiki be cyangwa bene wabo nyine ku muhungu aribo bashaka kuruyobora, cyangwa agasanga wene w'umukobwa ari bashaka kuruyobora. Abana babivukiyemo gutyo
icyo gihe umukecuru avuga ati, abwira umwana we washatse ati, mwana wanjye yewe n'ibibazo ati genda niko zubakwa. Impamvu ze ngo uruhande rumwe birashoboka kwigira ku bandi, wakwigira ku beza, ariko ubundi hari ijambo mu Kinyarwanda bakunze gukoresha abakuru rivuga ngo genda mwana wanjye niko zubakwa. None se urugo umubyeyi uvuze ngo niko zubakwa, uwo muntu watuma yigisha abana? Arajya wenda tuvuge niba arajya wenda niba ari umukobwa ari umudamu ashatse arajya kubaruza uburenganzira bwe kugira ngo ibintu bitungane, bati ceceka niko zubakwa. Niba ari umuhungu ceceka niko zubakwa na so na sokuru. Aha nakubwira ngo ku muntu bizi neza, uretse wenda bihuta mu kuvuga, ariko kwigira ku rugo, Bibiliya nagusubisha, Bibiliya ivuga ngo mwigane ibyiza. Bigana ibyiza, bigana ingo zubatse neza zigirwaho, ariko nabwo nkahubwira ngo ntabwo urugo rwubakwa nk'urundi. Nta rugo rwubakwa nk'urundi, nta mwigisha, nta mupasiteri uzakubwira ko urugo rwubakwa nk'urundi. Baca umugani ngo nta n'ushaka uko nyina yashatse, nta n'ushaka uko se yashatse. Icyakora ingo za gikristo zubakirwa ku ijambo ry'Imana, ariko zikubakirwa no ku muco, zikubakirwa no ku muco mwiza. Ku muco ni ukuvuga ngo ku muco mwiza, kuko uvuze Bibiliya gusa ndagira ngo ubwire ko Bibiliya itandikiwe abanyarwanda cyangwa abirabura, yandikiwe abisi. Ariko tujye tunareba yanditswe ryari, aya magambo twifasha tukajya kuyahuguza bene wacu. Wereka mvuga imvugo ko bari abazungu, ese imico y'abazungu niyo y'abirabura? Uko babana niko abirabura babana? Ushatse se kubona inama zatanzwe ku rugo ukazita kimwe, aho ntuzagiraho utanga inama bikanga, kubera ko ingo z'abirabura zifite uko zubakitse. Aha navuga ngo urugo ni ishuri ritarangira, umuntu ahora yiga iby'urugo kandi asenga Imana, kubakwa n'amasengesho, yewe ndetse gukundana n'ubworoherane. Mu rugo rero harimo umugabo n'umugore, birumvikana. Twagira ngo wenda nk'uko mumaze imyaka hafi 30 na murushinze, hari ibanga ibyo ari byo byose, hari icyatumye mumara iyo myaka ukavuga ati cyokora twafashijwe n'iki ngiki n'iki n'iki n'iki. Ubwo turagira ngo wenda muse nk'abakubita ku ntego, bavuga ati twafashijwe n'iki n'iki n'iki, kugira ngo n'umuntu udukurikiye avuga ati cyakora wa mugani nta rwigira ku rundi, ariko nkurikije ibyo pastor avuze, reka mpindure iki nanjye ndebe ko nagera mu kirenge nk'iki. Icyumba cyo kugisuza kiranyoroheye cyane, sinkivugaho na byinshi, kuko urugo ndavuga urwanjye. Tumaze imyaka 30 hafi n'umwe tutaratongana n'umunsi umwe. Nyuma munavuze ngo ntabwo urugo rwigira ku rundi, ahangaha mpumurize abatongana bakanashwana bwacya bakikiranura, kuko nabiravuga ngo nimuconcomerana nimukamarane. Izibana ntizibura gukomanya amahembe. Iyo ni imvugo y'abanyarwanda cyangwa y'abantu babirabura bashaka kwerekana ko abantu babana ariko akabutubazo. Jewe uburyo nubatsemo, maze imyaka 30 irengaho nubatse urugo, ntituratongana n'umunsi umwe. Nta muntu uraza mu bintu byacu. Abana dufite abana bakuru n'abana bacu, nta mwana urumva nge na mama wabo twagiranye ikibazo. Twabanyeho mu buzima butandukanye, ubuzima bw'ubukene bukabishe, kugeza ku rwego twinjiraga nko mu nzu, noneho tukaganira nta kintu dufite, twashonje ntacyo twariye. Abana bakumva turi mu cyumba bakagira ngo twazanye ibintu, wenda mu kanya turabaha cyangwa se twabimye, kubera ko bumva tunezerewe. Rero ikindi twabayeho mu gihe cy'ubuzima bwiza, tugira n'ubuzima, tugira amafaranga, tugira ibiryo bihagije, icyo bita ubuzima. Nabwo ntabwo byaduhinduye. Twabayeho icyambere dukundana, uko twakundanaga, uko umufasha wanjye namukundaga tukiri muri fiançailles, nari ntaramumenya neza uko. Urwo namukundaga uko imyaka itambutse rwariyongereye, kugeza uyu munsi rero ubu twabaye nibwo twarushaho kuba umwe. Nibwo kuko minsi ya mbere abantu bamwe baba bakivuga atahari nanasubira ya hari byagenda, ubu mbese tugeze ahantu dukundanye ku buryo narenze urugero. Twebwe twabayeho dukundana, ubuzima bwacu bwabaye nk'ubwo amata cyangwa amavuta cyangwa ubuki. Buryo ubuki uko bumara igihe buhakuwe burushaho kuba bwiza, bukahinduka n'umuti, n'amavuta y'inka nuko uko arushaho kumara iminsi niko arushaho kuba meza agahinduka umuti. Abahanga nibwo bayemera ko yabaye amavuta. Niyo mpamvu ubona n'abantu bakunda kuvuga ngo bamwe bavuga ngo barwemera mu myaka 25. Hanyuma ndegera nkubwire ko twebwe uko twakundanaga mbere
uyu munsi tuvugana niko tugikundana, ni ibintu bizwi no mu rugo, ariko n'abandi bantu tubana nabo, twabanye nabo, barabizi ko tubanye nk'inshuti. Ntabwo tubanye nk'umugore n'umugabo, tubanye nk'inshuti. Twarenze urwego rwo kuba umugore n'umugabo, turi inshuti. Kuko abantu bashobora kubana nk'umugore n'umugabo ariko badafite ubucuti, icyumba cy'ubucuti gifunze. Nicyo kintu cyadushoboje ni ikihe? Twabanye twe twarasenze. Icya kabiri twarasengeye kuvuga ngo Mana uzaturinde ubutane. Twabanye twarasenze. Ikindi nyuma aho twinjire no mu mubano turakomeza turasenga Imana. Ikindi usanga dufite umuhamagaro wo gukorera Imana, umurimo bwawe urarinda, umurimo w'Imana uraturinda. Hanyuma rero narangiza nkubwira ngo kuri iki mu bintu byadushoboje, twebwe ntabwo twubatse urugo rurimo kwihangana. Hari abantu bakunda kuvuga ngo ihangane, nibyo, ariko nkanjye nk'umupasiteri nzi neza ko hari bitihanganirwa. Na Bibiliya bivuga ngo hari ibintu birenze kwihangana k'umuntu. Twe tubayeho mu buryo butari ubwo kwihanganirana. Tubayeho nk'umuntu umwe, tubayeho mu bucuti n'abana bacu, kandi kugeza iyi saha ni nako babayeho. Ibyo byagize n'ingaruka ku bana bacu. Ibyo byagize ingaruka ku bana uko ari 6. Bose babayeho gutyo, babayeho mu bucuti, ababazi barabazi. Bagirana ibiganiro by'ubucuti, sinuva bashwanye, babayeho nk'inshuti. Ahubwo njye nibaza ukuntu bazatandukana. Nanjye ubwanjye njya mbyibaza, kuko bazagenda, nibaza ukuntu bizagenda, niba bazubaka umudugudu bakaba hamwe. Ariko icyo kintu cyagize ingaruka ku bana, cyitwa cyagize ingaruka ku bana, ku bana kwacu neza, byagize ingaruka ku urubyaro rwacu. Kandi si ibyo gusa, ahubwo twahindutse n'abarimu b'abandi bantu, ko twembi twigeze gufatanya kuba tuyoboye bubatse ingo. Kandi mu nyigisho ntabwo umuntu yigisha amagambo gusa, ahubwo wowe ubwe n'inyigisho. Byumvikanye. Twajya ngo tumenye icyo muvuga kuri divorce. Divorce muyivugaho iki nka pasiteri? Ndibaza muri Bibiliya mukoresha harimo ijambo rivuga gusenda umugore, sinzi mutugire icyo mutuvugaho kuri divorce. Mu by'ukuri Imana irema umugore n'umugabo, cyangwa irema umugabo ikamuha umugore. Bibiliya ivuga ngo icyatumye irema umwe yashakaga urubyaro rwubaha Imana. Tugakurikira amagambo y'Imana muri Maraki. Imana ikavuga ngo mwirinde ntihagire umuntu uriganya umugore wo mu busore bwe. Imana ikavuga ngo kuko nanga gusenda. Ariko Imana ivuga ngo nanga gusenda, ivuzemo n'ijambo rivuga ngo mwirinde hatagira umuntu uriganya umugore wo mu busore bwe, cyangwa yenda umugabo wo mu busore bwe. Ni ukuvuga ko hashobora kubaho n'uburiganya bw'umwe mu bashakanye. Iyo haje mu buriganya hashobora kuba divorce. Ikintu kirinda divorce cyonyine ni ukurwanya uburiganya. Ndafuke ijambo ry'Imana rivuga. Hanyuma rero divorce ubutane si bwiza, kandi nako dusezeranya abantu ko bagomba kubana akaramata, kuko ubutane buri mu kintu Imana itateganisha. Ariko nubwo itagiteganisha, ndagira ngo nkubwire ko iyo usomye mu isano rya kera no mu bintu bagerageresheje Yesu, baramubwiye ngo Mose yavuze ko umugore naramuka akoze amakosa umuntu azamwandikira urwandiko akamusenda. Hari n'amadini akora gutyo. Icyo gihe mu gihe cya Mose byarakorwaga. Yesu yarababwiye ngo impamvu yabemereye nuko imitima yabo yari inangiye, ariko nubwo yari inangiye babanaga n'Imana. Akaba ariyo mpamvu ahantu havugamo ijambo rikomeye cyane, kuko mu gihe cya Mose usomye irya kera usanga baratandukanaga. Ikintu cyumva neza. Wagera muri shya ugasanga Yesu Kristo ntabyemera, kandi we wazanye imbaraga zikomeye zo kwihangana, ariko nanone ugasanga hashobora kuba ubutane. Shingiye ku cyo birivuze, ivuga ngo ikize. Paulo yabitanzeho inama, umuntu w'inararibonye, yaravuze ngo kubirebana Abakorinto ibice 7, ku bisubizo birebana n'ibyishakana, aravuga ngo ntimugatane, ariko niba muri mwe hariho utizera cyangwa umuntu akihindura akabutindi agashaka gutana akirukana umugore akamukubita akamuhoza ku nkeke, akamuhoza ku nkeke, bwacyo agashaka kumwirukana, ntabwo umugore azajya amwirukana ngo nagera hanze agaruke kugeza ubwo yanamwica. Ni ikibazo gikomeye cyane. Cyangwa umugore akavuga ati singushaka ngenda giye. Bibiliya iravuga yeruye ngo niba ari uko bimeze, niba ari uko bimeze, uwo utizera agashaka kugenda ku ngufu ku mpamvu zinyuranye, cyo kuvuga ati ngiye sinye n'iby'agakiza,
wowe uri umucyo ngenda umwijima. Urugero nduguye, umwe akunda Satani undi akunda Imana, tubyumve neza. Pawulo aravuga ngo umucyo n'umwijima ntibishobora kugira gute kubana. Umwe yiyemeje kuba umukozi wa Satani ku buryo bugaragara. Ni ikibazo cyo kwibuka ibyo bintu bizabana. Pawulo aravuga ngo niba ruko bimeze, wa wundi utizera nashaka gutana atane mwene data w'umugore cyangwa w'umugabo ntaba gihambiriwe iyo bibaye gutyo. Iryo jambo cyo rivuga ryemera neza ko divorce ishobora kuba muri ubwo buryo, ariko nka tw'abapasiteri hari igihe kandi leta zirabikora, hari tuba twamaze gutanga imiti yose kandi itari igihe gito, igihe kirekire, ariko ririya jambo nta hantu warica, ryo ryerekana ko bishoboka ko ushaka gutana nyuma ya bya bindi byose bisabwa yatana. Ariko ubundi inama z'ukuri ni uko abubatse urugo batagomba kugira gute gutana. Ariko nanone iyo urebye bamwe baragiye bicana, abandi n'ibindi byinshi cyane, urumva neza, hanyuma ukakurikiza ayo magambo yavuzwe, wirinda guca iteka wiyemeye werekana ko uri hatari cyane, ko uzi gusobanura ibintu, cyane cyane ko Bibiliya yanditswe tudahari kandi bikandikwa mu rurimi rutari urwacu. Icya kabiri kandi ababivugwagaho ni abazungu. Navuze ngo ubuzima bw'abazungu sibwo ubuzima bw'abirabura, biterwa n'ahantu n'ibihugu. Iyo bigeze mu bihugu haba icyo kwitondera. Icyo ni ikintu abahanga bashobora kongera bakicarira, nk'uko Yerusalemu hari amagambo yabayeho agatera impaka, barangiza intumwa zikayicarira zikabona igisubizo. Iki kintu ni ikintu utavuga umunsi umwe ngo wiyemere mu bantu kuvuga ngo wagishubije, ariko ni ikintu abahanga b'abateoloji no mu by'imico bashobora kufatira umwanzuro, ariko nkanjye none ahangaha ntabwo nagifatira umwanzuro, gusa nshobora kwerekana uko mbyumva. Pastor, tugana ku musozo, nagira ngo dusoreze kuri aka kantu, nagira ngo mugire icyo mutubwira kuri family planning cyangwa se gukontorora kuringaniza urubyaro. Hano niba ariko babyita kuringaniza urubyaro. Tumenyere ko abapasiteri babyara abana benshi cyane, ahubwo numvishe ko mufite bake, biranangaza. Ubundi gukontorora urubyaro ni icyaha cyangwa se ijambo ry'Imana rirabyemera? Ndagusubirisha amagambo 3 yonyine ndumva hagisha. Ijambo rya mbere ndagira ngo manze nkumenyeshe ko iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 13, uhasangamo ijambo ryerekana ko kubyara ari ubushake bw'umugabo n'umugore. Unasomye no mu zindi bibi no mu zindi ndimi ni kubisanga. Kubyara ni ubushake bw'umugabo n'umugore. Iyo ikintu cyiswe ubushake rero wagikora cyangwa ntugikore, ibyo ni igisubizo cyane. Ni ijambo rya mbere. Kubyara Bibiliya ivuga ko ni ubushake bw'umugabo n'umugore. Ikimana yashyize mu muntu ni imbuto. Mboneraho kubwira abantu ko badakwiye kwitiranya imbuto zibitanga abantu n'abantu, biratandukanye. Umugabo afite amamiliyoni menshi ku buryo ugize aho yashyira yavamo abantu. Umugore akagira bavuga yuko ashobora kubyara abana 400 nibura bazima, kandi asaza atarengeje 12 cyangwa 15 yakabije. Abandi bigenda bitese, ntabwo ari abana. Intangangore si ikintu, si umuntu, ni urubuto ruteganywa kuba rwahura n'undi rukabyara ikintu. Hanyuma ijambo rindi rya kabiri, abantu Imana yahaye urubyaro kuva mu isezerano rya kera. Duhere kuri Aburahamu, duhere kuri Adamu. Adamu yaramye imyaka myinshi, yagomba kuba yarabyaye nibura abana nibura babaye bake nk'ibihumbi 100, nka miliyoni nibura nk'eshatu. Adamu ko yari afite intanga nyinshi kandi ko yaramye igihe kirekire, n'umugore we ko yacuze igihe kirekire, kubera icyo Adamu yabyaye abana bazwi bari munsi y'icumi. Ari we nyina, ari se w'abantu, ari we nyina y'abantu. Abantu bareke kuvangira abantu no gutesha abantu umutwe biyemeye cyane nk'aho ari bo baremye Bibiliya. Imana yahaye urubyaro Adamu, iramubwira ngo niyuzure isi irimo ibiryo batarushye. Yamuhaye abana bari munsi y'icumi, umubare urazwi uri muri Bibiliya. Kuki itamuhaye abana 600 nibura kugira ngo ko atanavunikaga? Icya kabiri, inshuti y'Imana Aburahamu uwo yahaye urubyaro yamuhaye abana bangahe? Yamuhaye umwana umwe. Iramubwira ngo kuri we niho urubyaro ruzakwitirirwa, kandi yarambwiye ngo abana bawe bazangana n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja. Niho abantu bakunda kubera injiji bakabeshya abantu bakabatesha umutwe. Kuri Isaka umwe Imana iravuga ngo urubyaro ruzuzura isi. Ntabwo byavuga ko Aburahamu abazabyara azuzuza isi, ahubwo ni uruhererekane. Uwa gatatu Isaka amaze kuvuka yabyaye abana bangahe? Isaka ubwe se yabonye urubyaro bigenze gute? Urabona ko tuvuga ngo ni Aburahamu na Isaka na Yakobo, sibyo?
Isaka se yabyaye abana bangahe? Yabyaye Esawu nande na Yakobo babiri. Aba bantu ko ari abanyamugisha Imana yavuzeho tugenderaho, kubera iki Imana yabahaye abana babiri bonyine kandi kagivuga ngo yego ngo muzuzura isi? Ahantu abantu bitonde cyane, hari igihe bivuga ukagira ngo umuntu azayuza wenyine. Uwa gatatu kuri Yakobo wabyaye abana 12. Abo bana 12 yababyaye ku bagore 4, yarakibyemererwa, abagore 2 n'ishoreke 2, ababyaraho abana 12. Abo umuntu umwe muri twe abyara wenyine, ariko yababyaye ku bagore bangahe? 4. Abo nibo banyamugisha. Ntabwo nkomereza aho ngaho, ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi icyo bita kuringaniza urubyaro, Imana yategetse ko gihinduka ikibazo cy'umuryango. Reka nkubwire icyo bita isi y'umuntu naho ageze ubushobozi no gutunga abana. Reka mbabwire, mu mukino ukinwa wirindwa nta gukina umuntu abyara. Umwana n'umwana utekerezwa, ubwo byaba bitumye tujya kureba ukuntu isamwa riba ryari, bigenda bite, ni ibihe ababyeyi bombi bitegura mbere yuko bazasama umwana, ese ari munda bigenda gute? Icyanyuma 8 w'umwana ni itegeko rya Bibiliya ku buryo utagira ikindi kintu mukangisha. Niyo leta zakuraho 8, Bibiliya ivuga yuko umwana agomba guhabwa 8. 8 w'umwana muri iki gihe ni uye. 8 w'umwana si ibiryo, ni uko ufite aho uzamutuza, kumurihira amashuri. Hari isomo njya nkunda kuganira n'abantu giko kuringaniza urubyaro n'umutungo. Ahangaha ntago hazamo bake cyangwa benshi, nge narangiza mvuga ngo niba umuntu afite ubushobozi bwo kubyara abana 20 cyangwa 10, afite naho abaraza n'ababyare, ariko niba ari bake ni uburenganzira bwe. None se niba munzu y'icyumba na saro azabyara abakobwa 7 n'abahungu 5, nawe nanyi no se ashyira mu cyumba kimwe? Umuntu afite umushahara w'ibihumbi 70, kandi kugira ngo barye birasaba amafaranga 80. Aha abana se wajye kubaragiza? Ni imari se zacuruza? Nawe ubwawe iki kibazo ntago nagisubiza. Icyo akora haba umugisha w'Imana, ariko ku kintu kibana n'ubyaro abantu bazabeshyira Imana. Habyara abantu Imana icyo yatanze ni umugisha wo kubyara. Hanyuma rero utise bigenda bite? Ndangiza, imbuto zo kubyara ni nkuko baguha ikigega cyuzuye amazi cyangwa muri aya matiyo y'amazi, ariko bakahubwira ngo genda uvomaho amazi angana nayo ukeneye, uyimena amazi ngo yapfushe ubusa. Niba ufite ikivomesho voma litiro 5 kuko aricyo kivomesho ufite litiro 50 barizo uvomera. Niba bari ufite litiro 5 barizo ugira gute uvomera. Aho niho bijyana no n'ikibazo cyo kubyara. Ndushaho none kubwira abantu bakunda kubeshyira Bibiliya, bitiranye ibintu, baranatukana cyane, bakavuga ngo mu nda y'abantu ngo nimva. Ibyo ngibyo nta muntu wize ubuzima bw'imyororokere cyangwa wize imiterere y'umudamu wakora iryo kosa, kuko no mu gihe umudamu asama inda mu ntanga ngabo, iyo igiye gutobora intanga ngore, ntabwo nshaka kubyinjiramo, umenye ko imaze gutobora izindi magana miliyoni menshi. Ubwonko bukora uruganda butuma burasagura za zindi zose kugira ngo zipfe, haburokoke imwe yonyine ariyo ihita ihinduka mu mwana. None kuki Imana yakoze uruganda mu bwonko butuma iyo intanga zinjire rimwe ko zitabura kwinjira? Kuki Imana yateguye ubwonko, yateguye abasirikari bo kuzirimbura? Kubera ko ni imbuto zo ziragenda, ariko ategekeye gusama umwe kandi hagiye amagana. Imana ishyiramo imisemburo mu bwonko mu muntu irimbura za mbuto zose. Ubwo nuvuga ngo babandi bavuga ngo nukwica abana, ubwo Imana niyo yatangira kubikora. Nuvuga ngo niba intanga ari abana, ubwo nuvuga ngo Imana yateguye umushinga mubi utuma imarira abana mu nda. Ariko sibyo. Abantu rero bitiranya ubumenyi bwabo aho bugera, bakagira ngo Bibiliya bayimenye uko yakabaye. Pastor, turasoje kandi ndumva abantu dukurikiranya hari icyo batoyemo. Twari twabafatiranye kandi turabashimiye kuba mwatugeneye umwanya mwigoye, twasanze muri biro ndetse mufite akazi kenshi. Imana umugisha kuba mwatwemeye ko tuganira, kandi namwe mudukurikiye tubashimiye umwanya mwaduhaye, kandi turibaza ko ibi biganiro tubagezeho bibungura kandi ari icyo bibamarira mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndetse n'umupasiteri turi kumwe tumaze kuganira ibiganiro bitari bike, Pasiteri Augustin amaze kuba contacter igihe kinini, kandi akenshi akunze kuyisubiramo. Wanareba hasi kuri screen ziriho, kugira ngo nimba ari ikibazo wifuza kumubaza cyangwa se inyunganizi runaka wamuhamagara, utifuza ko wenda muganirira muri rusange. Tubibutsa ko iyi ngiyi ari MGR
online tv, ukora subscribe, ukora like ndetse na comment muri section, tubabwira ngo ciao ciao, Imana ibahe umugisha mwinshi.